Alright, reka tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya ndetse tunabahe ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi nk'ibisanzwe. Aka kanya rero nk'uko mubibona imyambaro yahindutse, urabona ko twambaye t-shirt zanditseho Ethan Foundation. Uyu munsi rero turi ahantu bita ku Gisozi. Ku Gisozi niho tugiye kugira igikorwa dukora hano n'uyu muryango turi kumwe, muraza kugenda mubabona, muraza kumva byinshi byerekeranye nawo ndetse n'uburyo wavutse, ari umwana cyangwa se umuryango tuje gufasha mu buryo bwihariye, ariko nabyo byose muraza kubisobanukirwa. Nge ndi Jado Tushime, ariko bavandimwe twakoranye urugendo nabo turi kumwe nabo hano, tugiye kubaganiriza gato mbere ko twinjira mu rugo cyangwa se mu muryango tugiye gufasha. Burya uzagira icyo ufasha umuntu ukiri ku isi, ubushobozi bwose waba ufite, kuko n'ubundi you never know tomorrow, igihe ibyo utanze ejo bikugarukira. Aka kanya rero ndi kumwe n'abantu bagira kuri batatu, ndahera hano ibumoso bwanjye. Ibumoso bwanjye, amakuru yawe umeze neza? Meze neza murakoze. Nge nitwa Kubwimana Agnes, ndi umwe mu banyamuryango ba Ethan Foundation, tuje gusura umuntu hano ku Gisozi. Muri make Ethan Foundation ni umuryango ukora ibikorwa by'urukundo, guhera ku bushobozi buke umuntu afite ugafasha abandi. Burya buri wese ugize icyo ufasha mugenzi wawe akava mu buzima bubi, Imana ibiheramo umugisha. Rero Ethan Foundation izina ubwaryo rishamikiye ni umwana muto cyane, ryavuye ku umuryango wifuza gukunda umwana ku buryo yajya agira ibikorwa afasha abandi bana babayeho nabi. Twatangiye dufasha abana bafite ibibazo by'ubuzima buri sociale, ubuzima bwo kwiga, ariko ubu turashaka mu Rwanda nko gufasha abana kugira ngo bafite ubuzima babayeho mu miryango ikennye, cyangwa se mu buryo bw'ubuvuzi, mu buryo bwa education. Rero duhitamo kuza hano ku Gisozi, yari itsinda ry'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga, bari 25, ari tukagenda tubafasha uburyo dushoboye. Nyuma rero turavuga ni gute twajya dufata buri muntu umwe tukamuremera mu buryo bwe, ku buryo hari ubuzima bumwe yavaho akajya ku yindi stage y'ubuzima, nimba ari ukuba abana bafite babona ishuri, babona ubuvuzi. Nge n'undi muvandimwe dufatanyije ntago yari ahari, ni ngewe umuhagarariye mu rwego rwa Ethan Foundation. Twatekereje rero guhera kuri Mama Jackson kubera ko yari afite umwana ufite ubumuga. Nge musanzwe ndi umuganga uvura abana bafite ubumuga, yari afite umwana ufite ubumuga, mu buryo bigaragara tuzi muri societe baba barakennye. Rero turavuga ni gute twahuza imbaraga uno muntu tukagira aho tumukura mu buryo buri sociale, tukamukora n'ubuvugizi ku buryo n'abandi bantu bamufasha. Rero ni igikorwa kizaba buri kwezi, n'ingaruka kwezi. Ubu nibwo dutangiye kuri uyu muryango, nabo bandi 25 dufite tuzabageraho, n'abandi barenzeho tubagereho. Ntago ari aho nyine tuzagarukira. Rero tuza gufasha n'umuryango uyu munsi aribyo twamugeneye ibyo kurya, harimo ibyo kurya muri twamugeneye, tumugenera kuba twamwishyurira wenda nk'icumbi ahaba mu gihe kingana n'amezi 3, wenda muvugizi buzakorwa ashobora kubona n'ikirenzeho. Tugenera ko n'umwana ufite ubumuga tuzamukurikirana mu buryo bw'ubuvuzi, nk'uko twese turi abaganga bavura abana bafite ubumuga, tukazabakora ubuvugizi ku buryo uwo mwana yavurwa, n'ibindi bikorwa tuzashobora. Tutangiranye nawe, ntago tumureka uyu munsi, tuzakomezanya nawe, kandi n'abandi bantu tuzabageraho, n'abandi bafite ubundi buzima butandukanye tuzabasha kugeraho, nabo tuzakora ubuvugizi, bose tuzabageraho. Yego murakoze. Na mugenzi wanjye nawe akagira ibyo ababwira. Nanjye nitwa Mukamana Domitri, ndi umwe mu bafatanyabikorwa ba Ethan Foundation. Uyu munsi twahisemo kuza gufasha uyu mubyeyi Mama Jackson, n'ibindi tuzajya tubikora buhoro buhoro. Yes, nuko bimeze. Ni abanyamuryango ba Ethan Foundation, ariko uraza kudusobanura neza uyu muryango umeze ute, ese abantu bashobora kuwinjiramo mu buryo bworoshye, ibikorwa byanyu muri gutegura mu kubyagura mu buhe buryo, Ethan ninde, ese ubundi byose nabyo uraza kwitubwira mu kanya, ariko icy'ingenzi nuko tubanza kuza guhigura umuhigura. Kumwe n'umubyeyi hano nawe, reka tubanze tumusuzuma. Muraho neza? Aho neza. Ndakomeye. Hanyuma wowe wisanze gute mu muryango wa Ethan Foundation? Murakoze. Nge nitwa Mukandengo Beatrice, nkaba
narabanje kubana n'ababyeyi cyane bafite abana bafite ubumuga, mbabamo cyane, mbabaha hafi igihe cyose, aho ariho hose nanjye njyayo. Mbese nuko ninjiye muri uwo muryango kugira ngo twese dufatikanye hamwe kugira ngo tubashe kugera kwa aba babyeyi bafite abana bafite ubumuga, kuko inshuro nyinshi baba bakeneye ibintu byinshi kandi ari rubanda rugufi rwo hasi rudashoboye. Ubwo rero ni ubwo rwego twinjiyemo kugira ngo twifatanye kugira ngo tujye tubasha kubafasha. Murakoze cyane. Aka kanya turi kumwe n'ibyo twabashije kuzanira uno muryango, harimo ibyo kurya bigiye bitandukanye, harimo n'ibindi nk'uko umugenzi wacu amaze kubivuga hano. Already nanjye namaze kwinjira mu muryango wa Ethan Foundation nk'uko mubibona, kugira ngo tujye turushaho kwagura ibikorwa no gufatikanya. Ariko mbere yuko twinjira ngo tugere kuri uno muryango, turagira ngo tumenye ubundi ku Ethan ninde. Ethan ninde? Umwana witwa Ethan atuye hehe? Afite imyaka ingahe? Ese ibikorwa kugira ngo bimwitirirwe igitekerezo cyavuye hehe? Noneho kugira ngo abantu banasobanukirwe neza, tubone kwinjira muri uno muryango twaje gusura uyu munsi. Murakoze. Nk'uko nabibakubwiye, hari mugenzi wanjye dufatanyije, ni umubyeyi n'ufite umwana witwa Ethan. Yaratekereje avuga ni gute naraga umwana ibikorwa by'urukundo. Ni umwana w'imyaka 4, yaravuga umwana w'imyaka 4 ndamutse mutoje gukunda abantu, mutoje gufasha abana bandi mu kigero cyiwe n'abamuruta, no mutoje no gufasha imiryango, byaba byiza. Rero kugira ngo nawe azakora byisangamo, twarabimwitiriye, niho izina ryavuye ryitwa ko ni Ethan Foundation, kuko n'uburyo ishingiye kuri uwo mwana kandi n'uburyo bwo gutoza n'abandi bana urukundo n'ababyeyi. Kwinjira muri Ethan Foundation bisaba iki? Ubu ngubu ni ubushake, kuko twarabitekereje nk'uko mbikubwiye ko ubu ngubu twabitekereje turi abantu babiri, ariko n'abandi bifuza ko twafatanya n'ibikorwa by'urukundo. Ni karibu dufatanye, ahubwo n'abandi baherereye nabo ubwabo bafatanye. Si ngombwa ko byitwa Ethan, ni urukundo, igikorwa cy'urukundo, buri wese kirushije mugenzi wawe wamufasha, kandi bivuga ngo Imana umugisha tukura mu byo dutanga, ntabwo tukura mu byo duhabwa. Yego. Umubyeyi mufatanyije yitwa nde? Uwo dufatanyije yitwa Ngendahayo Desire, niwe ubihagarariye, ubu ntabwo ari mu gihugu. Rero nkanjye uri kurepresentinga mu gihugu, ni njye wari uhari, niyo mpamvu ari njye waje. Amakuru yibanze ngira ngo nayo ngayo. Icy'ingenzi ni ukumenya umuryango ugamije iki, ubayeho gute, byaturutse ku kirumva ko byaturutse kuri Ethan, n'uburyo bwo kumuraga urukundo ndetse no kugira ngo azakurane umutima wo gufasha. Kugira ngo ni igitekerezo cyiza ku mubyeyi wari wese akaba yagira, bibaye ngombwa cyangwa se abifitiye ubushobozi, kugira ngo umwana nakura asanga wenda ari fondasiyo yitiriwe yo kugira neza bagenzi be, azabikurane ndetse azabirage n'abandi. Reka rero dufate umwanya twinjire muri iyi gahunda neza, twinjire mu rugo, dusure uno mwana, tuganire n'ababyeyi, turebe n'umwana afite ibibazo bingana iki. Aka kanya wenda tumuzaniye amafunguro, ariko byibuze ushobora gusanga akeneye ibindi birutaho. Ni nayo mpamvu wowe udukurikiye, wowe ugira uwo mutima cyangwa se ukozwe ku mutima, ushobora kuza joininga cyangwa se ukaza wakwegera ino fondasiyo ibikorwa bikaguka. Reka rero tugereyo, ibindi turakomeza kubikurikirana nk'uko turi kumwe 5/5. Hano ni Iris TV, hanyuma amazina ni Jado Tuyishime. Mukomeze mudukurikira mu buryo burambye cyangwa se buhoraho, mukanda subscribe aho hasi. Yes, nk'uko mubibona twamaze kugera mu rugo ndetse mu muryango twajemo, ndetse nk'ibisanzwe twasanze baraho barakomeye, nubwo wenda ibibazo biba biriho mu buzima, ariko ntabwo umuntu aheranwa nabyo. Aha rero batuye murabona ko ni ahantu navuga ngo mu buzima buciriritse, ariko burya iyo ukiriho uhumeka, nta buzima buciriritse buba buriho, twese tuba duhumeka umwuka umwe. Afite abana babiri nk'uko mbibona, yenda kudusobanura byinshi birambuye. Tugiye kuganira nawe, muri kumubona umubyeyi twasuye already yamaze nawe kwinjira mu muryango, n'abana bato bamaze kwinjira mu muryango, kuko Ethan nawe ari mu kigero cyabo. Ni umurage mwiza. Hanyuma reka mbari we mperaho, abandi bo twagiye tuganiraho gatoya. Mama uraho neza? Muraho neza. Ndakomeye. Umwana ufite uburwayi n'uyu nguyu ngira ngo. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Nezumukiza Honore. Ahangaha utuye ni he? Nitwa ku Gisozi. Agace ni muri Gashara. Aha ni muri Gashara. Ahangaha ngira ngo guhera kuri uno muryango niho mu rugo. Aha niho mu rugo.
ugereranyije wenda nk'ubuzima ubayemo cyangwa se inzu wishyura cyangwa se navuga ngo ntuba mu nzu y'angangaha? mba mu nzu y'ibihumbi 17. Impamvu kumubaza ibyo byose ni ukugira ngo mwumve wenda urwego aba arimo cyangwa se ubushobozi afite kano kanya. Hanyuma bano bana bawe umukuru ni nde se? Mukuru ni uyu nguyu ufite ubumuga yitwa Irakoze Jackson. Afite imyaka ingaho? Afite imyaka 6. Umukurikira dore n'uyu niwe afite ingahe? Afite 3. Yes, hanyuma se Jackson uburwayi bwe wenda ubanza unatubwire gato ku burwayi bwe ukuntu bwaje no kuntu bwatangiye, se mwarangije kumuvuza, hari uburyo wabonye se, mbese duhe isura yose y'uburwayi bwa Jackson. Murakoze. Uburwayi bwa Jackson nabumenye akivuka, nyine yavutse ananiwe bamushyira muri kuveze. Ngo nyine muganga arambwira ati byaye umwana unaniwe azadindira mu mikurire. Ngo ngiye ntago nabisobanukiwe kudindira uko mu mikurire. Nuko yaravutse ntiyarira ntiyonka adahumeka, nyine bamushyira ku mwuka. Nuko hashize nyine ukwezi ararira, baradusezera turataha, barambwira batariko ujye ugaruka kumukurikirana, ujye ugaruka tumukurikirana. Ubwo nageze mu rugo ubuzima bukaba bugoye, rimwe nkabura amatike amujyana. Agize amezi 9 ndamujyana, barangije barambwira ngo ni ukumushyira muri kine ngo nkajya ngenda bakamugorora. Ubwo ubushobozi bwaranze, na papa we yajyaga abona ibiraka rimwe na rimwe, nawe bitaramujyamo mbese ngo amenye ko umwana afite ikibazo, nyine yaranze kubyakira. Nuko umwana yakuze, kumuvuza biranga. Agize nk'imyaka 3, ubwo hari umuvandimwe washatse kumuvuza, nyine aragerageza nawe biramunanira. Nuko turabyihorera, nyine nuko umwana yakuze. Kugeza ubu wenda ku makuru ufite yo wahawe n'abaganga cyangwa se n'abagerageje kumukurikirana, bakubwiye se ko hari icyizere kiriho cy'uko yakira? Abaganga bampaye icyizere, barambwira bati umwana mumukurikiranye ntitukubwiye ko yakira neza gutya, ariko hari ibyo yageraho. Barambwiye bati ashobora kumenya kwicara, akamenya kwitamika, akamenya kwikontorora, mbese narirazusa akamenya kurikontorora, nyine bitewe n'uko tumukurikiranye. Hari ubundi bigize kubwira uburwayi yaba afite? Uburwayi afite barambwiye nyine ngo nuko nyine ngo yavutse ananiwe, ntago nabusobanukiwe neza uburwayi bwe. Ikigaragara nabonye nanjye ntago abasha kuvuga, ariko se byibuze iyo uvuze, iyo mumuganirije wumva yumva ibyo muri kumubwira? Bose arabyumva, ubwenge bwose arabufite, usibye ko atavuga nyine nuko ntagende. Ariko uramuhamagara akakureba, iyo umurebye nabi arabimenya akarira. Ubwo nyine ubwenge arabufite nta kibazo. Hanyuma wakire gute kuba usuwe n'umuryango wa Ethan Foundation, bakagira uburyo ki baguhumuriza, akagira ibyo bakugenera mu bushobozi bafite aka kanya, ubyakiriye ute? Ndishimye cyane, ibyishimo byuzuye umutima, sinabona uko mbisobanura, kuko ubuzima buba bugoranye cyane. Mbonye mwanzaniyemo ibyo kurya, ubwo mbese sinabona uko mbivuga. Usanzwe mu buzima busanzwe ukora iki? Ubuzima busanzwe ntera imashini hariya ku muryango, nyine niho ndodera ndi kumwe n'uyu mwana. Aka kanya biramutse bibaye ngombwa ko habonetse abandi bantu bakorwa ku mutima no kuba bagira icyo bafasha Jackson kugira ngo ave muri buno buzima, cyangwa se bafashe umuryango wawe, ubundi kano kanya uramusabye nk'ubufasha, wumva wafashwe iki cy'ingenzi yaba ku buzima bwe n'ubuzima bwanyu muri rusange? Ikintu cy'ingenzi mbona nafashwa ni ukugira ngo mvuze uyu mwana. Ikindi ni ukubona homba, kuko biba bingoye, akazi tuba turimo ntidukwirwamo, imvura iguye sinashyiramo imashini ngo nshyiremo n'igare, ubwo igare ndirekera hanze nkaritwikira hanze umutaka. Ibyo kurya byo igare rya Jackson? Igare rya Jackson.
ibyo kurya nyine turya bitugoye gusa ntituburara buri gihe ariko turarya rimwe na rimwe. nguko bimeze. Hanyuma se Agnes, usanze umuryango umeze gute, ubonye gute, urumva ari iki kindi mwiteguye gufasha uno muryango mu minsi iri imbere? Yego urakoze. Njyewe ndanaje kubasuraho, nasanze yari wenyine, urumva umumama ubana n'abana babiri atabasha kujya kubakorera, wenda nawe arabikubwira mu by'imibereho yindi isanzwe n'impamvu ari wenyine, cyane ikintu byagendaga kimugora mu buzima. Ariko twebwe ibyo ambwira iby'ibanze ko ari ukubaho mu buryo byo kurya. Abana nk'aba gutekereza ko umwana yaburaye ni ikibazo, aho kuba cyari ikibazo mu twatekereje wenda byibuza mu bushobozi dufite reka tumwishyurira amezi 3, tukatumuzanira ibyo kurya, reka tumuhe ibikoresho bimwe na bimwe byo mu rugo kugira ngo wenda n'abandi babishoboye amufashe kurushaho. Kurumva ko umuntu ukodesha inzu y'ibihumbi 17 n'ubuzima bugoye umuntu wese atabasha kumva, natwe twahageze urahabona ukuntu hameze. Rero n'abandi bantu babishoboye badukurikiranye bagerageza kumufasha kurushaho. Twebwe ikindi tuzakomeza gukurikirana n'ubuvuzi bw'umwana, tuzareba urana umwana, nanjye nk'umuganga abonye icyo bita kine byamufasha kuba yakomera, abona ko ijosi rye ryabashije gukomeraho, ariko yambwiye ko ari gusubira imbeje naho nuko bavuye kwa muganga bameze ku bushobozi bwari bari bukeya, tukazamukorera ubuvugizi n'umushobozi dufite tukabasha kuba yakomeza kine mu rwego rw'ubuvuzi no mu rwego rw'imwigire, nabyo tuzakomeza kubana nawe. Yego, ntabwo tumusize uyu munsi, tuzakomeza kubana nawe. Ni byiza cyane. Hanyuma ngize amahirwe kuba nk'ufite uri n'umuganga, uri kwita wumva neza ikibazo cyawe kandi ufite kwita cyandistinga aka kanya cya Jackson mumbabarire. Ikibazo cy'uri kwita cyumva neza, ukwita ubona icyerekezo cyagira igihe haba habonetse ubuvuzi wenda buri hejuru, uri kubona aka kanya Jackson yakwitabwaho mu buryo ku buryo yavurwa gake? Uburyo bwihuse yakwitabwaho n'uburyo bwo kubona kine bizamufasha kuri iyo umwana amaze gukomera abasha guhagarara, kandi we birashoboka afitemo imbaraga nagafite umugaga nk'abandi bana, ijosi rye ryakomera, no kuba ati nkonda icyo bita occupation therapy baramufasha ku buryo zina nkonda zishira. Nubwo atabasha kuvuga ntago nakwizeza ko azahita avuga, ariko nubwo yaba atavuga yaba ari ufite ibindi bikorwa yakora mu bushobozi bwafite, wamusigaho akigaburira akabasha kwiyoza, ibintu byose akabikora. Kuko ntago ndi kwimagine ubuzima bw'umwana w'imyaka 20 atakibasha bamukorera ibintu byose, ni ikibazo. Nimba kibasha kwituma mu myenda kiba ari ikibazo. Rero mw'ubwo buvugizi no kumuvura nk'abaganga, ari physiotherapy, ari occupation therapy, byabasha kugira ibyo byose kuba bitakongera kumubaho, ahubwo we akabasha kuba yamenya ngiye kuri toilette akijyanayo, ndashaka kurya akarya, ndashaka koga akiyoza, nubwo yaba atari kuvuga ariko ubuzima bugenda buhinduka. Yego, aka kanya ibyo bikubiye byose mu buvuzi akeneye bw'ibanze kugira ngo ibyo byose bibe umaze kuvuga. Ethan Foundation ifite ubushobozi? Ntabwo tufite ubushobozi twenyine, niyo mpamvu twabahamagaye ngo mudufashe, n'abandi bantu bafite inkunga bamufasha. N'uwavuga ati ngiye mwana nzamwishyurira ubuvuzi, agenda amwishyurira azamufate bamuvure, nta kibazo. Ntabwo ari twe bigomba kunyuraho, binyure ku muryango twamuberetse n'ubuvugizi twakoze. Yego, cyangwa se nimba akeneye support yacu na guidance twabikora. Nguko bimeze rero, ngira ngo uramutse wumvise neza umubyeyi ubana n'umwana ufite ubumuga ndetse n'undi mwana akaba ari umubyeyi wenyine mu buzima buciriritse, gusiga umwana byonyine nawe umwitaho, ngira ngo ni byinshi cyane ushobora kwita wumva nyine nk'umuntu urezona, urumva ko bitoroshye. Burya muri buno buzima iyo ufite icyo ufite turafatikanya, kuko ni nayo mpamvu akenshi tuba turi ku isi tudahuje ubushobozi. Hanyuma muri buno buzima ubayemo, bimwe mu bintu bikugora cyane cyangwa se biguca intege ni ibiki? Ibintu binca intege niyo wenda umwana akeneye ikintu nkabona njye nta bushobozi mfite bwo kukimuha, agahinda karanyica cyane. Cyangwa iyo ukwezi kw'inzu kugeze nkabona nta mafaranga mfite, nkatekereza se ubu baransohora ndajya hehe, mba numva bingoye cyane. Kuki wenyine ngiye kubikomozaho, papa w'abana we yari hehe kumufatikanye muri buno buzima? Papa w'abana we yarigendeye yaradutaye,
yari umupapa ukunda kunkubita agakubita uno mwana, ubwo nyine bagera aho baramufunga, bamufunga ahita yigendera. yaguhoraga iki? yaguhaye uno mwana n'ubundi kuva na mbere cyangwa byanabagaho na mbere y'uko uno mwana aza? uno mwana ataraza ntabwo byabagaho. utekereza ko ari cyo yaguhoraga? njya mbona bibaho izo sitasiyo nk'izo duhura nazo mu buzima bwo hanze, ugasanga umuntu abyaye umwana ufite ubumuga mu buryo runaka ntabashe kubyakira nk'umubyeyi w'umupapa. niko byaba byaragenze? Niko byagenze, kubyakira byaramugoye, akajya yicara akigunga akavuga ati ariko ubundi uyu wazamara iki? Nuko yaza yasomye agacupa ashaka kunyiyenza, akamanza agakubita uyu mwana kugira ngo mvuge nyine nanjye ambonereho. Nuko nyine nuko byagendaga. ntabwo biba byoroshye. hanyuma mama, uri umubyeyi twazanye muri ino gahunda, ndetse kuba uri umubyeyi bivuze ko hari byinshi ushobora kumva. warabyaye, ufite nawe uzi akababaro nk'umubyeyi ashobora kuba afite muri bino bihe. sitasiyo y'uno mumama n'iki wayivugaho wowe? Situwasiyo y'uyu mumama rero narayikurikiranye cyane, ndayizi. Ubuzima bwe yari abayemo nanjye bwankoze ku mutima, numva birambabaje cyane, kuko ababyeyi benshi bafite bano bana abapapa bakunda kubatoteza, ugasanga mbese abamama nta mahoro bafite, bikaviramo nko kubata nk'uku nguku. Ubuzima rero uyu mama yari abayemo nanjye numvaga bumbabaje cyane, bunambangamiye, ariko rwose nkaba nsaba ngo rwose abapapa cyane cyane rwose ngiye numva niyo ntego nasaba cyane, abapapa bajye bihanganira ibyo babonye, bafashe abadamu kwakira ibyo babonye, babashe kurera abana babo neza. Kuko uyu mumama ubuzima yarabayemo, akubitwa buri munsi, aterura akana agakubita hasi, ibyo byose ngenda narabikurikiranye, nsanga uyu mupapa nta bumuntu yari afite pe. Ubwo rero nawe ubuzima umumama abayemo, kuba mu nzu amuganira ukagusohora mu nzu n'aba bana, ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ukareba ugasanga nta cyo kurya bafite, nta cyo kunywa bafite, ugasanga rero ubuzima bubabaje cyane. Umuntu wese akumva yakwifuza kuba yabafasha mu bushobozi bwenda yaba afite, kandi nanjye bwuvugize n'abandi mu kumusabira, kuko biramugoye cyane. Gutera akamashini hari ategereje umuntu umuha 100 n'igihe bwira nta n'umuhaye icyo kiraka, urumva rero ko bigoye no kwishyura inzu no kugaburira abana, n'ubuzima bugoye. Natwe nk'ababyeyi byadukozeho, nanjye nk'umuma byankozeho, numva birambabaje. Niko kuba nanjye nagumye kwinjira nkumva nakora ubuvugizi, nge sinshoboye, ariko nkumva nabakorera ubuvugizi nabo hakagira abagira icyo bamufasha. Burya abantu bararutana. Urakoze mama, turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro. Agnes waje uhagarariye no fondasiyo muri rusange, soza ugira icyo ubwira abantu cyangwa se ugira icyo basaba, niyo ari message wenda bagiye kubahereza uyibahereze, hanyuma tugane ku musozo. Cyambere ndashima Imana yadushoboje, ntago ari ikintu cyoroshye gutekereza ku bantu babiri ngo dukora iki kintu. Ni igikorwa twatekereje mu gihe gitoya, kuko navuye hano hashize icyumweru n'igice ndabihamya. Mama twarazanye kuko mbe nabo twarabanaga mu itsinda rimwe, nkamenya abo bana, ariko nkumva mfite umutwaro n'icyo abana umuntu yazabakorera. Rero turavuga reka dutangire umwe tumurebe, dushingiye ku bubabaje kurushaho, n'abandi tuzabagereho mu kundi kwezi gutyo, kuko ni gahunda yangaruka kwezi. Rero message natanga ku bantu n'isomo wenda nabonye, cyambere umwana ufite ubumuga arashoboye. Iyo mu mvugo z'amahanga baravuga ngo disability is not inability. Rero nimba umuntu afite ubumuga hari ikindi kintu yakora, ashaka kudakora kimwe n'icyo nge nari gukora, ariko ari ku rwego rwari ibyo yashobora. Indi message irimo ku muryango, iyo umwana avutse mu rugo aba ari w'abantu babiri, ntago ari umwana w'umuntu umwe. Abapapa rwose bajye batwihanganira, ibibazo ni ibya twembi. Umwana yaravutse, umubyeyi yaramutwise, ntago ari we wahisemo kubyara umwana ngo ajye amusiga mu rugo atabasha kugenda. Rero burya ibibazo byose mwagire mubifatanyije mubivamo neza. Indi message ya gatatu, tugira ibikorwa by'urukundo. Uyu mwana waba ufite igikoma wakimwohereza, cyangwa se wanamusura muturanye, waba ufite uburyo wamuvuza buri wese. Ese no muri quartier utuyemo hari undi umeze nk'uyu? Mpamya ko iri isi irebwa n'abantu benshi, hari utuye mu majyaruguru, mu majyepfo, kandi hari abana bameze gutya. Rero ku bushobozi buke buri wese yabona, tugire urukundo. Indi message wenda nkuru kurushaho,
ku rwego rwa etani twiteguye nyine gutangira ibikorwa by'urukundo tugafasha impande zose uburyo butandukanye nk'uko nabivuze mu buvuzi mu buryo buri sosiyale mu buryo bwa edikasiyo na advocacy mu rwego rwo gukora ubuvugizi mu nzira zitandukanye kugira ngo yaba ari umwana w'umunyarwanda no mu kindi gihugu n'ibikorwa tuzabyagura mu kindi gihugu wenda icyo ntavuzeho kindi ku muvandimwe wanjye ari muri Ethiopia hari abandi bana hari indi famiye z'abana 10 dufasha mu buryo buri sosiyale rero no mu Rwanda twiteguye kuzafasha abantu bazidufatikanye abantu nibagira urukundo nubwo ataza muri etani ariko nahari afasha abandi bameze nk'uyu uyu numwe ariko hari abandi benshi aho dutuye hatandukanye yego wabona n'umwana uri ku nzira wananiwe ishuri wabuze ahawe wabuze icyo kurya ubushobozi bwose ufite hari ikintu wakora kandi Imana ikabwira umugisha yego murakoze ngira ngo rero nuko bimeze ijambo rindi reka turisubize no mubyeyi nawe agira icyo yisabira abantu yiba ari n'ibyo ashima bishime hanyuma tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'umunsi hanyuma munini wawe murakoze ndabashimiye cyane rwose kuba mwantekerejeho ubwo ni Imana yabohereje ubwo ikintu nsaba wenda abantu nuko nimba babyaye umwana ufite ubumuga nanjye byari byaranguye ariko ngiye mu matsinda mbasha kubyakira ngiye mbona n'abandi bana ubwo papa we yari yaranze kujya mu itsinda ngo arebe basi wenda ko hari n'abandi bana katari twe twenyine yari yarabyanze ubwo ikintu nsaba abapapa rwose bajye bihangana kuko hari igihe ubona nta kibazo ariko iyo hajemo ikibazo nk'iki mbona abapapa basigaye bahunga kandi bavuga ngo umupapa ni umutwe w'urugo ubwo rero nsigaye mbona hari umutwe w'urugo ari abamama kuko nitwe dusigaye tujya ahakomeye ubwo rero nkaba mbashimiye cyane murakoze ufite inkunga nta kibazo yantera pe yafasha uyu mwana kuko ni Imana ibizamwihembera njye nta kintu mfite namuha yaba ari gukorera umugisha w'Imana. Reka tugane ku musozo w'urugendo rwacu twagize turabashimira by'umwihariko mwese mwadukurikiye hanyuma ibishoboka yaba wifuza gukonekita cyangwa se kwinjira mu muryango wa Etani Foundation dushobora kutwandikira ku nimero yacu y'akazi bisanzwe tukabahuza uno mubyeyi we dushobora gushyiraho nimero ye hasi wenda wifuza kumuganiriza kumufasha se mu buryo bwihuse bikamugeraho turaza kugerageza tubikore ngira ngo watwibutsa nimero yawe. Nimero yanjye ni 0789 041 690. Ikaba ari amazina yande Ntezumukiza Honore. Honore rero ubwo nimero ye niyo turanayishyira hasi mu buryo ubwo aribwo bwose wumva ko washobozwa n'Imana wagira icyo umukorera cyangwa se wagira uburyo ki umugeraho. Reka nshimire cyane Etani Foundation nshimire abagize uruhare cyangwa se bagize igitekerezo kugira ngo ino Etani ibeho ariko nanone navuga yuko ni ikigero cyiza ku bandi babyeyi ni byiza kubyara umwana ariko ukagira ikintu muraga bo rero bahisemo kuraga Etani urukundo no gufasha bizanakomeza n'undi wese ubyifuza yazakwinjira dufatikanyije n'uyu muri ishime mu buryo bwo kuyobora ikiganiro ni Iris TV shimira abadufashije ku majwi n'amashusho shimira abo bose twari turi kumwe muri kino gikorwa Imana ibaha umugisha hanyuma ibiganiro byacu byo nakagaruka mukomeze mudukurikire mu buryo bwose bushoboka yaba kuri platform zacu zose aho ziherereye Imana ibaha umugisha.